Haleluya. Nitwa Niyibizi OSUALD, nkaba ndi umusaza w'imyaka 62. Mu byukuri Yesu yankuye ahantu hakomeye cyane, nabanye n'abapadiri cyane, nakoze y'imirimo yo mu mbuto, mu mboga, mu kumesa no gutera ipasi, mu guteka. Nayoboraga urubyiruko gatolika rw'abakozi, nacurangaga ingoma muri orchestre yabo, nari n'umuyobozi w'abakaraza hariya i Masaka. Ubwo rero nabikoze igihe kirekire, nari mfite abakaraza bakoraga umurimo cyane, ariko si icyo ngambiriye. Nageze igihe cyo gusaba ndasara. Nari ngiye gusaba ahantu bafite indege. Iyo uri umucuranzi rero abantu baragukunda. Nari ngiye gusaba ahantu bafite indege ku witwa Nzabarinda François Saveri, yahoze afite societe yitwa Hydrobate, afite na Petit Porter indege. Ubwo rero niho nangiye gusaba, mfite imyaka 24, nari nujuje inzu irimo amakaro, ifite amarange muri 84. Nari mfite inzu i Masaka irimo amakaro, irimo amarange, iriho ibirahuri ku madirishya no ku nzugi, mbese ibintu byimeze neza. Abantu bavuga bati reka tujye kureba inzu nziza iri hariya. Ubwo nagiye gusaba rero mbadasaze, abapadiri nibo banjyanye Indera, mu byukuri Indera rero namaze ntagiye gutinda, namaze imyaka 7 mu busazi. Indera rero nagiye ntabwo babishoboye, bajyanye mu bapfumu ntabwo babishoboye. Abapadiri bakoze ko bishoboka isengesho bakarivuga batarenze n'ishapure nimwe irisaronire, ntibyakunze. Nanyweye amazi bagiye kuvoma muri Isirayeli bayururukiza ku kibuga cy'indege amacupa 7, ndayanywa, ayo ntabwo yigeze ankiza, ndana yakaraba. Mara imyaka 7 rero, ariko ngiye ku rusengero rwa DPR hari i Masaka aho bita ku Ruyaga, niho bansengera ki. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Aho i Masaka muri 91 maze imyaka 7 mu busazi, niho bansengeye isengesho ryo ku cyumweru ryarindi ry'iminota 3. Aho niho nakiri maze kuhakirira. Haleluya! Haleluya! Akira. Maze kuhakirira igitangaza gikomeye. Aho nakiri baramboshye, bamwe bakabajya babohera inyuma, ariko maze gukizwa aho na sari imyaka 7 narahayoboye mpabera konseye. Baba we bamwe Yesu niko yabishimye, baravuga bati ese niwe cyangwa siwe, ariko kuko Yesu yategetse, muri Yesu byose biremera. Hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana, no hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. Nabaye secrétaire wa burugumestre uwo bita Karasira, niwe wayoboraga hariya. Nashinzwe gutuza, nashinzwe yewe n'urubyiruko n'amakoperative, ngahura Kabuga yose, abayobozi b'imirenge uhereye hano i Remera bampaga raporo. Iyo muri Yesu byose bigira biteyemwe biremera. Ubu rero nari umusazi, none ndi umukozi. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka dushimire. Mwabagiye kwakubita ingoma neza.